si ukubuza abantu kwiyongera umutobe icyo amabwiriza mashya avuga. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yibukije abaturage ko mu gihe bafite ibirori bifuza gutegura ibyo kunywa birimo umutobe cyangwa ikigage ndetse n'amafunguro, bagomba kujya babanza kubimenyesha ubuyobozi kugira ngo hagenzurwe ubuziranenge bwabyo. Ibi yabigarutseho tariki 25 Nyakanga 2026 ubwo yifatanyaga n'abaturage bo mu karere ka Kamonyi mu muganda rusange wabereye mu murenge wa Ngamba. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Habimana Dominique yavuze ko abantu batabujijwe kwinga umutobe cyangwa ikigage, ahubwo basabwa kubimenyesha ubuyobozi bw'ibanze. Komite yo ku rwego rw'umudugudu izagenzura ubuziranenge bw'ibikoreshwa n'isuku yabyo. Ati niyo mpamvu dusaba umuntu wese ushaka gutegura ibirori runaka, ushaka kwakira abantu, gutegura amafunguro cyangwa ibyo kunywa mu ngo, ko agomba kureba ubuyobozi akababwira kugira ngo baze bamurebere, bamenye uko azi ibigomba kubahirizwa, hanyuma abikore neza niyakira abantu ntibazi kugira ikibazo. Akomeza agira ati hari abavuze ngo ni ukubuza abantu kubakira, ngo ni ukubabuza kwiyongera umutobe. Oya, ntabwo ari byo, ahubwo uzi ko agiye kubikora akaba agiye kubikora neza, nawe ntawakubuza kubwira ubuyobozi ngo dore ngiye kubikora kandi ndabikora neza kugira ngo abantu uza kwakira be kugira ikibazo. Minisitiri Habimana avuga ko mu gihe abaturage bakoze ibirori batamenyesheje ubuyobozi bazajya birengera ingaruka zabyo. Ati kandi ibyo iyo ubikoze utamenyesheje ubuyobozi ngo bugufashe kumenya amabwiriza uko bigomba gukorwa, ufite ibikoresho bizima, hanyuma wabikora bikaza kugira ingaruka ku baturage, ibyo urabyirengera. Minisitiri Habimana avuga ko ku muntu wenga agamije gucuruza agomba kubahiriza amategeko agenga abacuruzi ndetse n'agenga inganda, kubera ko agiye gucuruza ku bantu benshi. Agira ati agomba kuba afite ibyangombwa by'uko ibintu acuruza byujuje ubuziranenge. Hashize igihe Minisiteri y'Ubuzima isohoye amabwiriza agenga itunganywa ry'ibiribwa n'ibinyobwa gakondo bikozwe mu binyampeke, ibitoki n'imbuto bikorewe mu miryango. Ni amabwiriza agamije kunoza ibijyanye no gutegura ibiribwa, kwinga, kubika no kunywa ibinyobwa gakondo bikorewe mu rugo, harimo ubushera, ikigage, umutobe, urwagwa n'ibindi, ndetse no gukumira ibiribwa n'ibinyobwa bihumanye bishobora gutera indwara, ubumuga cyangwa se urupfu. Ni amabwiriza yagenewe abatunganya ibiribwa n'ibinyobwa, abanywa ibinyobwa gakondo byengewe mu ngo, ndetse n'abakenera kubikoresha mu birori cyangwa mu minsi mikuru.